Babe. Okay, reka nkureke ngire utuntu negura. Reka nkureke ngire utuntu negura. Okay, baby. Babe, love you. Love you more. Murifasha gasora save the date. Uri kubyumva? Nta makuru bifite nibwo wakumva neza ubu ibyo ngiye kukunzwa. Sawa nari akanze nkwere. Mbabarira ndaje nkwere ibyo ngiye kwikora. Hey, what's going on? Kuze Ngoko uri kumbaza konje asebe uri muzima. Are you mad? What's going on? Kutari kuvuga? Yes, babe. Babe. Don't baby me. Mbabarira. Just trust me. Bebe wari wambabaje ariko ndishimye cyane nako wabyumva. Naye nabaye ndikoze kunokoza ibintu utambwiye ntago nayinzi ko ari byiza bingana gutya. I'm sorry. Babe nari. Kumva keri. Ndekura. Sayo ikintu kimwe. Ndekura. Babe. Kuko mvangiye ikawe komeza kwabara gutya reka ngende sinzi mpamvu ngende kumva yuko nta kintu cyabaye. Shazizuwe ntago wabyumva. Oya nyine yenda nuko utari umuntu atarabona amakuru ahamye ariko ese suzanye n'abantu bo mu muryango we. Saba nose tuziranye nta post nimwe nigeze mbona. Ariko ngaho uzizo nawe mbwira reba icyumweru cyose kirashize. Nta makuru ye n'amake mfite. Noneho nagiye no mu rugo. Subizwa se nayo ifite urufunguzo rwo muri ghetto yiwe. Ngaye baze ko nagiye yo nkahirwa singire n'umuntu basi numva zangana mu. Bogo icyo mbwira yenda reka ntago umuntu avuga ko situation ni nziza sibyo ariko reka two kumva ko hari ikintu kibi nyine gihari ko kumva yuko ari cyo gihari gusa. Biragoye ariko nyine ndabyumva ariko nyine wibikomeza kuri urwego mani aho kuzi yuko wanatsindwa uribuka ariko reba wike yose neza mu ishuri nuvuga nukuza uhagera uhita wongera ugenda nta muntu uri kuvugisha urumva sinzi ndi kwandikiye. Coco, what's wrong? Go. What's wrong? Go. Oh my God. Babe, mana ya. Umva man. Umva. Nakoze akazi gakomeye. Ngiye kwigurira pe. Nanjye ndatangaje. Ako ufite ubwenge bwinshi. Mbega projet.
Siko kuva gihe mariye muri Kigali ubwa mbere mbonye umuhungu ufite ubwenge bungana gutya, ukunda gukora, uhora arota ibikorwa kandi binini. Ako noneho bigeze twatangira akazi kuko ndabona umaze kumenya neza. Alo, nahageze. Umaze koroherwa none twatangira akazi. Ahubwo zira projet zawe kugira ngo ngufashe nukumbwira ahantu ziri tukareba ukuntu zimeze, noneho nanjye nkashoramo amafaranga. Banumva nawe namushimira, nabona amagambo aje gushimira. Ako nakubujije kunshimira, erega nta kintu ndakora ku bintu nifuza kugukorera, nta n'ahantu ndagera. Laptop sha no ku meza yari rwose ko ntayo ndi kubona. Okay, nta kibazo, reka nkomeze nshakishe ndebe ko nyibona. Ariko si ubu basi nizere ko akiriho. Message yo narayibonye sha, ntago nta cyizere mfite ko akiriho pe. Okay, sawa reka nshakishe nta kibazo. Yego. Basireka mpango warakoze. Ubundi by'amaproje byo ndumva niba ufite umwanya n'akazi ufite bashyira muri twe tukagenda nkwereka aho nabaga, aho byabereye ibintu byose n'amashini na proje zanjye mwayiza. Prince, nkuko nabikubwiye singusangaho kandi ubyubahirize, zinga ibintu byawe neza byose uhita ugenda. Bakavamo kanjye nakanya. Beba njimba banumva nafite amagambo yo gushimira ahagije. Sunshimira nakoze iki? Ega nta kintu ndakora
wari uzi kumenya neza uraza gukira nabundi nta kintu cyo kunshimira no kuri gihari. Babe, njya ntekereza ukuntu wamfashe ubuzima bwanjye busa nkaho bundangiranye nabaye ntizabimukira. I promise ko ibintu byose ugomba gucana tugomba kubicana. Ahangaha naho zingiro ry'ibi byose ubona komeza ubuzima bwanjye nabonaga busa nk'ubwagiye bwarangiye nanjye guta ibitabapfa. Ushaka kwinjiramo? Yego. Ushaka details? Si byose. Hano nyine ni handi nakubise umutwe. Narahagurutse nyine ngiye kumusanganira mu busabe imbabazi kuko numvaga ko nyine nishinja icyaha muri njyewe. Ndamusanganiye baransunika ngo nabi nyine siduka ibintu byose bibaye. Ariko ntabwo nzi ko ateye kuriya. Nonese we yahise agenda? Man, Wowe baby ni imyanda man. Ni imyanda. Gusa ari nyine ari byinshi nize ko umuntu yigira kandi umuntu ashaka inyungu ze. ariko nta mpamvu tumuhabiritse kumuganiraho kubera ko ibintu byose bibaho kubera impamvu sibyo. Nakifuje ko byakwiye byaragenze gutyo. Thank you. Ariko nta mpamvu tumuhabiritse. Wenda sinibuka ibyabaye nyuma ariko biri kose ubwo nabyutse ngo musange kwa muganga nuko nyine n'ubundi yari yagiye. Nibirire icyangombwa ngenda ndahari kandi ngomba kugufasha mu bintu byose mu maproje yose ufite ngomba kugufasha kuko sinakubwiye ko nta muhungu warari mu rugo. Namubwiye ko nta mpamvu ari bamusange. Thanks. Bizimbiyo muri tugiye gukora ibintu byose ubufasha bwose uzanyemeraho ndahari. Ndumva ninjiye munsi nshya gusa sitari mbi nyine nari ndimo kuko munsi nziza nyine urugendo rushyashya nagiranye nawe. Yego. Nakifuje ko byakwiye byaragenze gutyo. Thank you. Ariko byibura nanjye byamaye amahirwe yo kukubona. Babe, ari gukabya. Ntabwo ari gukabya kuko ega ndagukunda cyane. Ano. 。
no kuvuga ntabwo nari nzi ko nyine ateye kuriya, ntabwo nari nzi ko nyuma yishe umusore kibi muri we. Gusa ubu ngubu ndumva merewe cyane ko mufite. Ncyifuza ko byakabaye byarabaye, ariko ku rundi ruhande nanjye nyine nahise mprofita. Niyo mpamvu ngomba kugufasha mu bintu byose ugomba gucamo, tugomba kuba turi kumwe. Ubufasha bwose ugomba gukenera ko mfite amafaranga urabizi, nta kintu na kimwe nakora. Noneho kamere ndi kugikora mu Rwanda. Sinzi neza nuko nawe utazicuza. Ndakunda cyane. Reka njye kuri toilette, ngo amashini yaramutse icya kikubera. Uje kuwashyize? Okay, nta kibazo. nsanga wagiye nigeze mvuga ngo ningenda umuhamagare wamubare tugakomezanya babara no kurinda kwinginza mbabarira inyumve. ese kuva ryari utumva utanyumva? urumva hari umwanya ngiye mfite wo kukumva? igiki ibiki nkemurana? ese ubundi akuzi kumenyera? ese ubundi ujya umenya ko mfite amafaranga cyangwa? Kandi ikindi wibuke ko ari amafaranga nzi aho wayakuye. Urumva rero bishobora guteza ikibazo. Guza aho nakuye amafaranga? Reka nkubwire rero, ni na byiza kubuza aho nayakuye. Kuba uza uko mfite amafaranga uzi nicyo nayakoresha kuri wowe. Teddy please. Ese Teddy niwe wankora ibyo bintu koko? Numva ndakwumva barira. Niba wumva wikunda, ukumva ko ukeneye kubaho muri iyi si. Mboroka nimero yanjye kandi nintaha singusangaho. Teddy. Teddy, se uri hano? ndahari njye nose ntabwo uri kumbona. Waruriye Teddy uri satani, uri sekibi. Teddy gute ushaka kutiga gukora ibintu nk'ibi koko? ahubwo se wageze hano gute wowe? Ikibazo nuko nageze hano cyangwa ikibazo ni amafuti yose wowe wakoze? Teddy, wowe inshuti yanjye niwe ushaka kutiga gukora biriya bintu. Teddy uri sekibi, uri satani mana yanjye. Ngaho reba nk'ukuntu ari gusomagurana n'umugabo wanjye ndi kubumva ndi munsi y'igitanda. Nizereka ariko kuri kose bakubonye. Teddy urimo uraseka. Teddy wavuye mu ishuri kugira ngo unkore bino. Se byibura kuva mu ishuri icyo byamari ntabwo kibonye. Okay Teddy, basi mbabarira umbwire ko atari wanyakiriye message. Ihe message? Message imbwira ko keri yapfuye. Ni njyewe wenyine. Ese uzi ko hari ikintu ndi buhakane? Tubi Nazareth. Teddy uri umwana mubi, Teddy uri umwana. Naragenge ndahangayika, ndagenda ndarira njya mu gahinda nzi ngo umugabo wanjye yarapfuye, kumbi wirirwa hariya umwirirwanye aho ntazi iyo wamujyanye. Erega ni mwiza. Okay, umva rero nkubwire. Ibyo wakora byose, ibyo wakigira byose, ibintu wihaye byo kwivugisha ngo uramujyanye ukambeshya ngo yarapfuye, ndabizi neza ko kera arankunda. Icyo wakora cyose komeza umufashe by'agahe gatoya umwisomeshwa umwiryamishaho. Uri kubyumva? Ntabwo bizarenza ukwezi. Mashini mwemeye gushaka aha ngaha nabyumvisha ibyo mwamurimo byose. Laptop nayuma. Teddy, ukora ibyo ushaka byose, ibindi byose ushaka gukora ariko laptop ntabwo ndibigura. Ahubwo rikagenda. Ahubwo hari icyo utazi dorekera naje. Yarakurakariye, azi ko ari wowe wamwishe, azi ko uri umugome. Sinzi ko uri umukire rero. Teddy, ndakwinginze mbabarira Keri ntamenye ko ndi hano.